Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV aho muri hose, reka twizere ko mumeze neza. Ibyishimo bya murumuna wa Nizoka Boss uwo bita True Boy nyuma yo kubyara na Mukarujanga. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe mwani baho umugisha. Abimana Sano Adolphe ukoresha izina rya True Boy mu muziki ari mu byishimo bikomeye nyuma yo kwibaruka umwana yabyaranye na Mukarujanga, umukinnyikazi wa filime umenyerewe cyane mu ruganda rwa sinema mu Rwanda. True Boy ni umuraperi umaze igihe akora umuziki ariko bifatanyaga n'amasomo yamuberaga imbogamizi mu muziki we, ariko akaba yabwiye Inyarwanda ko aherutse kurangiza kwiga ubu abantu bakaba bagiye kongera kumubona cyane mu muziki. True Boy azwi cyane mu ndirimbo Ibituzuro yakoranye na Soshomura ndetse na Nkufashe. Uyu muhanzi amaze ukwezi n'igice yibarutse imfura ye yabyaranye na Mukarujanga, ndetse yabwiye Inyarwanda.com ko yari amaze igihe adakora kubera kwitegura umwana wabo. Uyu muraperi yavuze kandi ko afite ibyishimo byinshi cyane bitewe n'umwana we, ndetse ko ari n'ibyishimo kuba yarabyaranye n'uwahoze ari umujyanama we Mukarujanga. Abwira abantu bamuha inkwenene ko nta jambo afite ryo kubavugaho. Mu kiganiro yagiranye na Inyarwanda, uyu muraperi yagarutse ku rukundo rwe na Mukarujanga, avuga ko byatangiye ari umujyanama bisanzwe bigera aho umukunzi. Yagize ati hashize igihe tudakora, meruka indirimbo mfitanye na Soshomura n'indi yanjye yitwa Nkufashe. Ubwo urumva nyuma y'izi gahunda z'umwana twari duhuze cyane, ndetse hashize ukwezi n'umunsi umwe twibarutse umwana wacu w'umukobwa. Yakomeje agira ati ubu ndi mu byishimo byinshi nyuma yo kuba umuhanzi yarabyaranye n'umujyanama we akaba n'umukinnyikazi wa filime. Ninjye wa mbere ubikoze mu Rwanda ndetse no ku isi yose. True Boy kandi yavuze ku rukundo rwe na Mukarujanga nuko rwatangiye, aho ubutumwa abataramwifurizaga kubyarana na Mukarujanga agira ati yego yatangiye ari umujyanama wanjye cyangwa se manager, birangira dukundana ndetse tuza no kubyarana umwana. Rero abo ngabo nta kintu naba kuko ni ibitekerezo byabo, niba bumva ko nabyara kandi kubyara ari ubushake bw'umuntu. Iyo umuntu afite imyaka yo kubyara abyarana n'uwo ashaka. Ubwo rero nk'umujyanama wawe ugufasha ibintu byose mukaba mwarabyaranye umwana, ndumva nta kindi kibazo kibirimo. True Boy yavuze ku mwana we na Mukarujanga bamwise Shima Marie Ariera, akaba ari umukobwa. Yanakomoje ku bikorwa bitandukanye afite imbere birimo n'indirimbo zitandukanye agiye guha abakunzi be. True Boy ni murumuna w'umuhanzi Nizoka Boss ubarizwa mu itsinda rya Urban Boys, ariko avuga ko ari mu muryango wo kwa se wabo gusa. Kwa 30 Nyakanga 2021 nibwo True Boy na Mukarujanga bibarutse umwana wabo mu bitaro bikuru bya Kigali bizwi ku izina rya CHK. Mukarujanga yibarutse ubuheta bwe nyuma yaho yari yarabyaye imfura y'umwaka w'2014 ku bitaro bya CHK, nawe akaba ari umukobwa. Mukarujanga kandi yamenyekanye cyane kubera filime, ni umwe mu bakinnyi ba filime bakunzwe n'abatari bake bitewe n'imikinire yabo yagiye igaragara mu mafilime ndetse n'uburyo yakinaga, ndetse n'ingano ye yakundaga gutangaza abatari bake cyane ko ari we mu bo bakinanaga wari ubyibushye cyane. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe ku batarabikora. Imana ibahe umugisha kandi turabakunda cyane.